njyewe ndi umusore umva ubundi uretse gato yo hari icyo bita stage. Umunyeshuri uri ku ishuri akora stage, urumva abantu bakagenda ukajya gukora pratique y'ibyo uzakora umunsi wageze mu kazi. Ngaho noneho nyereka iyo pratique y'ibyo uzakora nugera mu kazi, twereke ko uzaba umugabo uhamye. Nisuzi ngo ntago ngewe wapi sinjya sinici ubundi amahame ngenderaho ni amahame atatu ni amahame atatu. Definition ya snitch yo gusnitchinga. Snitching bisobanuye iki? Binsobanuye ya ni ukugamba. Rero sinjya nisnitchinga. Wewe nkubwira ibyo ndi bukore mu gitondo, nta muntu nabwira icyo ndi bukore mu gitondo, nta n'umuntu nanabwira ibigendanye n'iby'umugore wanjye. Ntabwo ari byo ndi kuvuga. Nubwo nanakubwira n'ibintu bigendanye na uretse gato. Umusore mwiza mu cyongereza bamwita ngo iki? Umusore mwiza njye numva bamwita ngo ni handsome. Siko numva watweretse ko uri handsome. Ntabwo ngende handsome miriwari. Arakubwira ngo sindi umugabo na ubusibindi umugabo w'ejo hazaza. None se kigira umuntu umugabo si titre. Tugiye gusesengura ari amagambo waba handsome ni amaboko arimo ikintu. Ubwo ngubwo waba uvuze ku ruhande rumeze nk'urw'ababashimira mu iriro nyine. Ntabwo ari bashimira mu iriro ahangaha, ariko se impress yagiye imbizano bagiye. Iki ngiki nicyo bita guhaga. Ba impress bamaze kubyimba no guhaga. Ndi muri recruitment. Utari sawa. Ndi muri recruitment, hari abantu bazagenda nk'uko Riza yagiye. Njye ntabwo nahuruza ibyo, ahubwo n'undi wese wenda unagukurikirana byumve. Ntukabwire umuntu intambwe yawe ikurikira, ntukabwire umuntu umupango wawe. Wirondogora iby'ubukwe nabivuyemo. Kuva uvuze ko utari umugabo twigerane na koyine nyine bahore kubivuga gutyo. Njyewe wese ubu ngubu ubahamagaye abagabo najyamo ndi ingaragu. Njye ndi ingaragu, ntabwo ndi umugabo. Ujye wumva ibintu kandi ni reality iriho kandi ntabwo hinyuze ibiriho. None se ngo rero mubwire wa musi wa mwana we umugabo umusore ni umugabo. Uriko umusore ni umugabo ariko umugabo si umusore. Ibyo ndabizi. Wige kimangwe magufa ugira isubira jambo uyu munsi barakufite. None se ugira ngo ntabwo wahangana n'ubasha kuvuga ashize amanga, uri kumva? Kuko n'ubundi aba yumva iby'ukuri akumva. N'ubundi umuntu urwaniriza guhamyisha iki ahinyuza icyo ari kumva kugira we yumvikane. Uri kumva? Nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Ntabwo numvishe neza. Anya wavuze watubwiye ko utari umugabo. Niba utari umugabo ingaragu, kuba umugabo ni uko wihamisha. Ubundi se waba umwami nta mwami kazi ufite bibaho? Nta nubwo tumeze nk'inzuki nizo zigira ukubaho kungahe gutatu ziba mu mutiba umwe. Umva umwangije ku 11. Appreciate. Niyo mpamvu dore ni n'umuturanyi wawe ushaka umbwire ni wifata neza. Gashumba akaba bivuyemo. Ndabwira promesse. Njye nabivuyemo. Famille mubireke tuzashaka undi. N'ubundi arega nuko uyu nguyu arakara nyine nk'ikiyaga kiza mu muyaga kigata gihinda. Ariko wari umugize umuranga none wahita bumwataka kandi wari umuje nawe nk'umuranga. Umva nk'ukuntu ahise bikuba nyine akabigira bimwe. Umva nkubwiye kima tubireke ibyo tubireke. Oya rata nawe. Gusa ntabwo uzabura umuntu ubikwishyura di. Kuri kamera ukambenga kuri kamera. Se nkubenze ute? None se niba tutamubenze niba uvuze ko utari umugabo kandi we yashaka umugabo. Ingaragu nyine ndi umugabo se ndubatse, ariko azajya ureka kuntaraho impamvu gafure winteranye n'umuntu. Okay. Ibintu bigomba bibe birebire. Gashumba urashaka umugabo cyangwa urashaka ingaragu?
Shaka umugabo disi we. Garaguse. rero najye kureba bambaye impeta bazikuwemo njye ntabwo ndayambara nta nubwo ndayikurwamo. Ariko yaje we. Impress yagarutse. Ibyo byo ngo apumi se wari wagiye he ninde wakumanuye ayinya njye ntabwo nkuzamuye bagenzi bawe bakuzamura uyu se ni wowe uzamuye imbarika ntabwo bakomeje guhindura imibare bivuze ngo bivuze ngo ibyo ari kuvuga nibyo biri ku mataringa ariko tubyumva Ubundi se ko murusha. itumanuka kakubitwe n'inkuba tugende muzamure umukobwa ngo umuriro wari wagiye urubu yavugaga tuvuge ngo imibare yawe ibyo uri kuvuga nibyo bari kugira ishingiro ko aribo bari gukandaho. Ari n'undi nawe wagumiwe hano bazakwihere Congress ngewe urananiye. Nta muntu wagumiwe man iyo uri kwisubura rero sumwese ngo mbumuranga reka noneho mbumuranga rero gumuranga thanks ugenda ushakisha umuntu witwa Congress hano kuri TikTok wakeneye umugabo byihutira. Ntabwo bivuze ngo ntabwo nzongera kubaza girlfriend inzi ngo yanandabura aguhereyeho none isuba batayima. Ndashaka kumva yiko ndashobora ndashaka kureba ni conversation iri buze kurangirira. Thank you, Tilo. Ogopo gashumashe me too. Thank you. Bijou wageze mu rugo. Bijou niba wageze mu rugo utari gufungura kamera mbwira. Bijou niba ubu ngubu uri comfortable amaze kugera mu rugo let me know andika muri comment. Yego boss. Uri hehe umuntu bita baby urahari? Kimangwema Fayo. Yo, what's up? Umwanya urimo ntabwo ari uwawe ni uw'umuntu bita Gashumba. Ndabizi Impress hejuru. Mushyiramo impress ni urimo hejuru. Impress ni uri muri big school. Iya account kubera iki batayemerera ko ushobora guhindura umuntu umwana. Bijou yaje. Hari umuntu wambuze se aragiye kuminare. Kamera mwana mufungure kamera hari abantu batarafungura. Bijou nyishyura. Komanda utacumuza bravo utacumuza ndaguza. Kwageza kuri 15. Bravo wacha kuncumuza. Kitararangira cya Kimangwema na Gashumba. Ko mwese kuzankubira can you think? Yego kubi. Nudakora nzagusubira iwawe. Uwo mwana rebo bandi umuhange we nabivuyemo. Yego ko ahindutse umwana kandi Kimangwema. Ese umuntu ngo utarungo ngo niyo ngari umusore ngo ntago ari umugabo mama. Sibyo nakubwiye. Bijou harabiri. Bra uri kwishyuza nde nanjye nyishura rero ubwo. Oya Bijou yarigurije yavuze mu jambo kuguza. Ishyura. Ishyura nayo bukode priyave ishyura. Ari amanigani bampaye mutsinzi. Ibaza iminsi ishize we ntiyakagombye gushyiraho inyishu y'akababaro. Bro waretse kungusha. Abantu muri aha n'ukuri murabona ukuntu mpagaze ahantu ndi mungirire impuhwe munkure kuri uyu murongo muraba mukoze. Umubite. Godwe. Kimangwema nyuma yuko nitegereje Gashumba akaba bidakunda turacyafite umwana wundi hano mu nganya imyaka na wibara w'umwana ndashaka ngo busuhuze no bamwita bibi taza ako kugira ni mamoda ako zayamuze n'umukobwa witonda kunyange mwitonda hari umukobwa witonda kurusha Gashumba niba mwumvise neza oya urakanganye kandi no nazajya nahakare ubwo nataha n'ubundi nibi ukahita uvuga tuvuge ngo gutaha nikandagira rega ndi hari ikibazo nibajije
yego mukimfashe kukinsobanura wenda icyo kiganiro reka tucyumve kimwe pe gifite kandi aho nta n'umwe gihuriye uretse gato gifite aho gihuriye n'amakoyini none se amakoyini si ibigenderwaho bumva nyine yego ikibazo mbaza ni gute umugabo uri kumva ashakana n'ikiremwa cye uri kumva noneho yagera mu rugo ukazajya usanga ari gutaha saa 9 nk'ingaragu nyine bikaba byarabaye ukazajya ubona uri gutahana n'umugabo niba nkumvishe neza ikiremwa cy'umugabo ni ikihe ikiremwa cy'umugabo ni ikihe aba yashatse ni umufasha wenyine umufasha ahindutse ikiremwa cy'umugabo se umugore ahindutse ikiremwa cy'umugabo none uzarebe none si bo ntabwo ibyo byatuma badukana uratuma bifata hano ugira n'abantu bagira umutima utanga humura bari buze ntari ngombwa bizajya bihora bimeze kimwe ntabwo byahinduka uravuze ngo twihangane dukanure amaso birangire twajya ngo bishe neza ubwiye Gashumba ngo wajya ngo uturanye n'urukiko ubwiye Gashumba ngo yemere ko uyu munsi nta kintu kiza kuvamo nakamanika amaboko namubwiye ngo azajya ahora ameze muri we nk'umubibyi w'ikawa unsimbuke wanyanze mba simbuke ni impamvu nta rwango ngira mu mutima wanjye pe nta rwango ugira se urwunyanze ni uruki di ariko ubanza nubwo waruhinga ntabwo rwakwera muri njye pe ntabwo urwango rwanzamo n'ukuri uri mwiza kuba mwiza se wanyanze ibyo bisobanura iki nakubwiye ubugira ngo nkugire nkavuka amaonesho ko hari icuruza izindi zikagenda ikasigara ikahasayira ngaho byemere rero ngaho byemere yego ndabyemeye inkora y'icyumutse we ayiga data we umunganyari wari utangiye kuza ayiwe uze kubihindu uzi ko wagira ngo uri umwana w'ibwami mwana ubwo uri kumva kubivuga ariko ntacyo nari ngiye kuvuga binini reka ngarukira ariko urabitwiriye ntiwongeye kwisubira ntabwo nisubira da ariko mbonye umugabo we ariko muri Kigali uzihanganira gutaha saa 9 kwanjye ariko uzajya tujyana dutahane saa 9 nta kibazo twashorerana gute ubwo abana baba basigaranye nde abana twabaha mu abakozi ubwo rero kugira ngo uzajye ugenda ngo uze saa 9 ngo ngere ngo nsigare mu rugo ubwo uhuye n'abandi mpuye n'abandi njye ntabwo njya njarajara ndi umusore ugendera inzira imwe mama yarambwiye uzajya tujyana mbere y'uko baza gufata mere yarambwiye ngo impyisi yaratagaranye iratanyuka rero niyo nzira ngenderaho ntabwo njya nshaka wapi bino wasanga ufite aba ex ariko njye nta n'umwe mfite nkagushira mu mutima wanjye nta mu ex ngira pe nanjye nawe pe nuko nitanduranyijwe nkabivuga ariko gusa ntari n'icyuma gifite ingese kiranagurwa kikongera kikajya ku isoko uraba atari njyewe uvuze ntabwo ari wowe ntabwo nahuruza vuga ngo ntabwo ari wowe mugore mwiza umugore mwiza kandi naba nipashe muremure ntaragera n'imbere y'iwanyu abasaza gufata irembo nta rukano bashiki banjye bikoreye bazi iwanyu ubwo uri kumva navuga ngo mugore mwiza kandi uvuze ngo ejo bazaza gufata irembo umva mu bwekima batinda kuza njyewe twebwe iwacu tuzaza turifate kubura icyo abasaza uri kubura iki primus uri kumva ubu rero ntutangire kumbikamo ubwoba ntabwo wakwahukana njye narugusigamo nivugiraga
yewe nta nubwo uri n'umugabo koko ne wibeshye none se ubwo ntavuze Kima ntavuze ibitandamye urareba iyo nseko yawe y'intungurano nayibona gute mbivuga mbizi ngo akabikora kabizi karya imboga karitse umutsima no reba wisa umwenyura none se iyo nseko nayibona ute nkubwira ibigiye ku mirongo iki sukara gateko rata Kima ejo bazaza gufata irembo are you serious cyangwa ambwira abiwacu bari bo bazizira Primusi nta kibazo humura Primusi na Mitsingi njye nta muntu ujya unkumira naba ntagendera ku mategeko ya Nyagasani umwana w'umuntu akancira kuhaye ntibiba nicyo kintu twatandukanira yewe wendere munsubiza ikintu kubaza muzaza gufatira mu cyangwa fata irembo ubwo uri kumva aka kanya mbega bikubukuru niyo mpamvu product z'inshinwa zicuruzwa cyane ubwo uri kumva ibintu byahita biba ako kanya nyine ubu iyo bitinze birapfa nishaka mba ndi inshinwa ariko iyo bitinze birapfa byihuse ntibiramba ambaye mu rugo twebwe mu rurimi rwacu baravuga ngo haraka haina baraka ubwo ntonotse hahina ni ibiki ndavuga ati ngo niba ari baraki niba ari iki haraka haina baraka dore musaza wawe undangiye wowe nagusobanurire ni uwo mu rugo hahina ni ibiki hina ni nakubwire mbikubwiye wagira ngo niba hina ni ibyo kwihina birimo ntibigira kumwe nande ko kajwi ko guhamagara ukareba inde tutamarana n'amasaha abiri ahubwo nta marezi ufite ko umuntu avuga kasi ndimo ndakubaza Thank you so much. Thank you. Nindumaye. Iki nicyo kiba cyanyicaje ahangaha rwose niba unkanze Imana iguha umugisha. Sibyo? Thank you so much. Uri kumva yakima? Conversation yanjye nawe ariko nayo yishimire. Ndimo ndakubaza uwo ninde uri aho hirya ko numvise ijwi ry'umukobwa. Ijwi ry'umukobwa. None uragira ngo mwereke ngo indaro yanjye yose ariko rubanda rw'umwana amasaha tutaranamarana n'amasaha abiri uwo ni indaho ngaho aho hirya uzi ko ubaye nka wa mushitsi baha karibu mu nzu akahita yinjira no mu cyumba bamuhaye muri saro ngo yicare ntabwo nakora iyo marafu nta Suzana unyicaye iruhande koze Suzana Joy aha ese Kima ubwo twumvikanye iki icyambere we niwemera ko uzajya nyine tu saa 9 zanjye uzayo ubwo ntari ume green light nyine nta kibazo rwose twavugana amasaha yose nkavugisha na mama akavuga bishowe aba yakwamye ibeshye ariko ugira imikino we uje Kimangwe nakwikirije bijuka hahe ngo ugiye kuvugisha nde bijuwe nta kibazo ngo na momo
none se ko ndi njye wapi meze nka Croix Rouge, meze nka ambulance, ndi ikinyabiziga nakumirwa mu muhanda. Weho Ose uri muhu. Urabivugisha amatama yumva ukumva nta kibazo. Yewe. Ubu tugiye guhita dukora divorce, ibyo sinabivamo. Ugiye kuvugisha ngo na momo, ariko na biju nta kibazo. none se Bambwira abantu bemerewe si bo kuvugisha hano. bazakwambarira, si bo bazakwambarira, si ngaho Wese ushakira abanyambarira cyane njye ubishakira. abazaba bakugaragiye. None se mu nshuti zanjye ubwo utazemeye ubwo byaba bimeze ute? Kandi ari bo batangabuhamya. Mama ni inshuti yawe. Ayinya. nunahuruza bazaba babibona, nibo bazashobora kumere ka gatambaro baguhereza wihanagura bakubwira ngo nyirabayazana ninde ngo ugukuye mu rungano. Nanjye igihe uzaba wakarenze nibo bazaba bari kukama avuga ati twari duhari. Yego man. Urunyagoja ndurwango ikorera. Yewe Kima. Yo. Nta Kimana ubwe kumpaye umutima wanjye uraruhutse. Oya uzabisengere nta Kimane, umva Imana ni seriye. Ntabwo Yonyine kubikoze iki ngiki n'ibindi zabikora Kimana. nta kinanira. Humura mugabo mwiza. Rero buriya nuko uri kumva nuko nguko hari ipfundo ritarapfundurwaho n'ikiremwa kazi icyo ari cyo cyose. Rero iryo ni ryo bangana yibutse. Ngaho. Ewe kambe ndetse ibyibyaye imbere ke. Eko se Kima. Iyi myaka yose pe. Kandi ikibazo nuko buriya nuko nanjye nigirira umutima umeze ukwawo. Kuko n'ubundi ntacyo mba nzi iminsi biteganyirije umuntu. Ibaze uri kubivuga gutyo ukahita ushiduka ubu turi kumwe ndi no kukubwira ati ibi binyabazungu bikatire. Ko nanjye ntago nabijya. Ukankura ku makoini. None se amaboko ngiye nizera mu mirimo y'amaboko ariko ndi impigi. Umva rero niba harimo ibyo kuva ku makoini igendere. Kwa mugabo we nakugoragoje nahereye kare. Ntako ntazi. Byanyabyo. Niba ugeze ku makoini ibyo ikigenda. Ubwo rare wapi rero ubwo uri kumva watoza n'umwana ugukomokaho gutegereza amakoini sakiremwa. Apana gutegereza. Ubu se bugira ngo tuje hano tutavuye mu tuzi twacu. Nego baje hano kugira ngo umwana wanjye azamenye winiga azamenye guhiga nk'umubaje. Hanyuma ubu hano rana turi guseka. Ibaze wowe ubu ngaho mbwira. Aya magambo mvuze muri iyi minota. Utabeshye. Urana nta kintu yabyaye. We yakibyaye ntago nkubesha ariko nzahita nkukubita umucanga. Ubwire muhu. Niba uzanyemo iby'amakoini igese ubwiyo. We nzagushimuta none se uzaba wageze iwanjye byo nabikubwira. Ndakubwiye ngo kandi ndagiye umwana w'umushambokazi. Ubyimenyere disi we. Are. Ambonera. Ngavugisha ba mama ntacyo. Nagira ngo mwumve. Mama ndaguhariye. None uhise wivamo. Iby'amakoini rwose ntabwo ndimo ukima unsimbu. Uhise wivamo kandi aricyo kitwicaje hayine. Ahubwo ngukubise musane waho byumva ukundi. Uyikomereza. Ntabwo nakwangaga. Banza wikumbura ahubwo. Ntabwo nakwangaga nshuti yanjye Imana. Biju. Karame. Uzi ko abari bita bakarame bari gukendera mu isi wari ubizi? Nabyo narinzi Kima. Bari kugenda bakendera. Ari iminsi. Barahari. Bagenda bakendera. Umeze neza se? Ni fresh mbacime man bifunze defense for. Shama kuba nyambaye moderator Imana ngiye gutukana. Uyu mutipe mwamumvanye imbere. Ntabwo ari wowe no muri comment Kimangwe. Ari ngiye kwigendera ndamutahiruka. Ntabwo ari wowe. Nabisoje Biju. Urakoze cyane.
umeze neza kima Oh, ni fresh ase ko noneho mwatuje n'ikivu kitari mu na famiye ni bon Ah, c'est bon maîtresse.